ku mubyeyi, ahubwo mubyeyi muri icyo gitondo ubwo hari nijoro twariye tudasinzira, inzara irakurya ntusinzire, turara turagamba. Mu gitondo nka saa 3 umukobwa witwa Vumiriya twasenganaga araza aturaho, Semaje nuraho neza Vumi, ati amakuru ni meza. Yari yambaye inkweto bita Nyiramagori, ntabwo mwazimenya Nyagasani, rimwe bita Mwamini ubundi zitwa Nyiramagori, zikora n'udutobore twinshi wagira ngo ni bavure, ziba ari parasitike nyine. Noneho rero zari zarashaje, akazisudira akaziteraho ibiraka ku buryo utamenyaga ibara yari yaraguze. Yari yambaye agapira kitwa Sorora bye. Umunsi wa mbere nari nzi ko mbwiriza ngataha, ndangije ndabwiriza, murafashwa, Imana ikora ibitangaza. Bagiye kunyakira batumva rero ntabwo urataha n'ejo uzabwiriza. Ariko ntari niteguye zara kutitegura neza, naye nazanye umwenda umwe. Tuje gukorera Imana ni inyungu zawe. Uri guhinga mu kwawe, umuntu uhinga mu kwe ntasigana, nta mwana usigana ari iwawe, abazi ko ibyo ari gukora ari we bifitiye inyungu. Yes, we are with Evangelist Nyara Pasika. Uvuge nk'uko Imana yagutegetse. Iri joro, tonight, irisanzwe, it's a special Turi night. kumwe na musaza we. We are with her brother, Pastor Semajeri. Amashini. So, Pastor Semajeri, Pastor Semajeri, ni umupasiteri. he's a pastor Kandi mu majyaruguru. in the Mu northern bintu province. nkunda ururimi rwo mu majyaruguru. I love the way you speak in the northern province. Ndarukunda cyane. Amen. Ndandambara. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Hallelujah. Rero tugiye kwakira umukozi w'Imana. We are going to welcome the servant of God. Udasanzwe, international Nyira Pasika. Amen. International Amen. Evangelist Yes, Nyara Pasika. Karibu. Kandi Welcome. mubwire ko yambaye neza mu bimwereke. She's so well dressed. Amen. Ndibaza ko wa mugani ari bukenere wa wundi ujya ukubitaho hajemo akaririmba aho hafi. Urasa neza. Ariko amavuta ni yose mama. Amen. So agiye kuduha ubuhamya n'ikimana yamushize ku mutima, hanyuma nyuma turaza kwakira Pastor Semajeri. She's going to share Yaramureze. her testimony. And then Umusaza we we welcome yaramureze. Hallelujah. the Hanyuma brother. mwumva kuri ijoro rwose ari ijoro ry'abubatsi. It's a night of builders. So Imana ibahe umugisha. May God bless you. Thank you so much. Mumbabarire mvuge ikintu kimwe kuri Pasika nararangaye. Pastor Julie is around. Mama Kabeza. Amen. Reka haguruke abapeperi. Yes, ashimwe cyane. Tuzagira igihe kibi cy'ubuhamya cyo kunezerwa. Mana abari bamukumbuye, dukomeye Imana amashi tuyihaye icyubahiro. Murakoze. Yes, ashimwe. Yes, ashimwe. Haleluya. Ndanezerewe, nshimye Imana Data wa twese, yo yaturinze. Imana ihabwe icubahiro. Nshimiye umubyeyi Apostle untekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Mu by'ukuri nari mbakumbuye. Kuri Pasika nari ngiye kubatungura n'abantu, ariko uwateranirayo abatunguye. Ariko kubera ko nari nagize anniversaire, mvuye mu materaniro ya mbere aho nari nateraniye, nzi ko ngiye kuza kubatungura, ngira abantu bahita bantungura. Ubu basigaye barantungura nanjye ngakata keke. Tawe bitabera nawe
byakubera nawe bitabera nawe byakubera yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye murekeraho nari mbakumbuye iyo ndi hano mba ndi mu rugo mbivuga nshize amanga iyo ndi hano mba ndi mu rugo kuko mbivuze ndashimira Imana data wa twese nyuma ndashimira umubyeyi Aposo Imana yaduhaye ngiye kubivuga nta soni bintera numva mfite imbaraga numva mfite confidence Imana yashizeho ababyaza yashizeho ababyaza nicyo cyatumye Mariya Imana imutoranya Yesu yari kuza atunguranye akaza ku isi tukamubona agenda ariko Imana iraranganya amaso mu bakobwa bose ngo isanga harimo umukobwa witwa Mariya w'umuziranenge iravuga ngo akwiye kubyara akabyara umukiza rero mu isi dufite ababyaza Aposo yambereye umubyaza w'amasezerano nzahora mbivuga ntabwo nzaceceka icyiza wabonye tuzagiceceke icyo dukwiye guceceka tukibagirwa ni ikibi naho icyiza tuzakivuga mu gitondo tukivuge saa sita tukivuge muri weekend tukivuge mu mibyizi kuko icyiza gihembura abandi haleluya icyiza ni icomoro cy'igikomere abantu ko batanyumvise icyiza ni icomoro cy'igikomere bampaye umwanya iyo ngeze aha mpita nkurura imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora ngewe Imana yamamagaye kuyikorera ndi mutoya mba mu buzima bwo kumva ko nakorera Imana kandi igihe cyose kanezeza Imana kurira mu itorero ndi umuririmbyi Imana ikambwira ko nzavuga ubutumwa birangira Imana inyinjije mu ivugabutumwa ariko nkomeza kurimba n'ubu uyu munsi ndi umuririmbyi ese ntabwo muzi ko ndimba neza zikurinda mana dijarihe shiramwe ingoma nta ngoma numva na ntacyo utakoze murekeraho ariko rero mwarimu nankumbuye Imana ikambwira ngo izangirira neza kandi koko kagenda mbona kugira neza kw'Imana igihe kiragera Imana inyubakira urugo ngira ngo ubwo inyubakiye urugo nta bibazo nzahura nabyo naho kumbi Imana ivuga ku itangiriro ikavuga no ku iherezo hagati kagira ibanga ntabwo nari nzi ko umuntu yaburara iwacu nubwo tutari turi abakire cyane ariko ntabwo twigeze tuburara mama yakoreshaga uko ashoboye kose mu buzima bugoye akarwana intambara tukarya iwacu rero ni nanje bucura vuga ngo dukeya twabonekaga ni nge waturyaga ntabwo nari nzi ubuzima bukakaye hanyuma maze gukora ubukwe nkubitana n'ubuzima
bugoye ntari niteze, ariko Imana ibana nanjye. Ngera ku rwego ngurisha matera, Imana ikabana nanjye ikambwira ngo nzakugira neza. Nkayibaza ngo ineza yawe izanyura. Imana ikambwira ngo mfite inzira zirenze 1000. Mureke mbabwire, ndi umugabo wo kubihamya. Ni Imana isezeranya igasohoza ibyo yakubwiye, ititaye aho uvuka, ititaye aho utuye, ititaye ku mashu, ititaye ku karere. Imana yacu ni Imana ihindura amateka. Muyikomera amashyi. Yambwira ko izangirira neza, karushaho kugenda mbona ibibazo, ariko Imana ikabana nanjye simbigwemo. Nageze ku rwego mbura ibyo kurya kuri YouTube, benshi baba babikurikirana, hano narabibabwiye ariko sintinya kongera kubivuga. Ngera ku rwego nikorera ubugari, njya gutekera Imana ku musozi. Imana irambwira ngo nzabana nawe. Igihe kiragera, umugabo wanjye ararwara, araremba, mbona agiye gupfa. Imana irambwira ngo ntabwo azapfa atarabona kugira neza kwanjye. Mugabo mbona arakize, twimukiye i Musanze mu buzima bugoye. Imana ibana natwe, aho dukodesha Imana iradufasha, turahagura bigoranye, tuhagura tuzi ngo turasubijwe, dufasha amafaranga muri banke, kwishura birananira. Reka nguhanurire nkubwire ngo ikibazo ufite ntabwo kiruta amaboko y'Imana. Ipfa kuba iri kukubonamo umumaro, ntizemera kuheranwa nacyo. Muvuge ngo amen. Umunsi umwe rero ngiye gusenga, umunsi ntazibagirwa, ideni ryandengereje. Pahurira n'umuhanuzi ku musozi, arambwira ngo wowe wisakuza itahire, kuko nari ndi gusenga ndi gusakuza cyane. Imana ubwo uzanabikora, Mana ntabwo uzi ko impapuro zaje. Iyo uri mu kibazo rero usenga uri gutuka Imana. Ariko ndashimira Imana itita ku bitutsi tuyituka, ahubwo iha agaciro icyo dupfana nayo. Ndumva mfashijwe cyane. Izi ko twebwe dutuye mu isi. Aleluya. Murarambiwe ariko mwari munkumbuye. Murabona uko Imana igira neza. Abantu bambonye bwa mbere nateraniye hano bazamura ibiganza. Ubu se uyu munsi ntiyarutejo? Nubwo ntagira icyo mvuga, uko mpagaze ni ibihamya. Haleluya. Udategereje ibyo aba Esteri, batakubwiye ibyo aba Daniyeli, natwe ubwacu turi ibihamya. Perutse gufata Bibiliya bwana, ariko yabaye harasigayemo impapuro nkeya, nanjye mba nanditse ibyanje. Wenda nkandika ngo ibyakozwe. Umuhanuzi arambwira ati rekeraho gusenga uri gusakuza, taha Imana iragusubije. Ariko nawe ntugashinyagure, nsubijwe ikisi ko nta noti mbonye, ko impapuro zidashwanyutse. Arambwira ngo imbere yawe hari urugendo, ahubwo genda urwitegure. Imana. Haleluya. Abavuganye n'Imana gusa batere haleluya. Ibyo abantu bavuze bizata agaciro, ibyo abantu bakuvugaho bizata agaciro, ibyo Imana yakuvuzeho, ibyo mwavuganye cya gihe, ni umugabo wo kubihamya ko ari Imana ivuga igasohoza. Genda witegura urugendo. Impapuro ntizicitse, ahubwo njye kwitegura iki? Wija muri detail. Imana ishoboye byose. Wishakira Imana inzira, ifite inzira. Kuko niyo nkobuye deda ngo nishakiye inzira, ntabwo nari kwishura iryo deni. Ariko ndashimira Imana.
maze rero umuhanuzi nawe aramanuka neza, arampanurira neza, arambwira ngo urwo rugendo ni urwo mu mujyi wa Kigali. Iyo tuvuze rero mu mujyi wa Kigali, abahavuke baba barumva ari ibisanzwe, ariko twebwe ntabwo tubifata nk'ibisanzwe. Arambwira ngo mu mujyi wa Kigali ugiye gutumirwa n'umushumba kandi ni umugore. Imana izi abashumba ibaza amazina. Ni umugore. Mugihura ikibazo ufite kizaba kirangiye. Imana ifashe igisubizo cy'ikibazo ufite igishize muri we. Ko mwamutunga ibiganza kwanga Imana imuha umugisha. Turashimira Imana yaduhaye umushumba, turi mu maboko meza, ntaco tuzaba. Imana ishimwe. Nihuse rero nagiye kubona nyuma y'iminsi 3 gusa mbona telefone irampamagaye, uzaza kutubwiriza i Kigali. Icyakora mureke mbabwire n'abavugabutumwa bagenzi banjye, abazakurikirana iki kiganiro bazamba barire bacyumve neza. Mureke mbabwire, Imana iduhemba kuruta uko twebwe twashaka kwihemba. Muranyumvise ra? Telefone nyumvise, ntitaye ko nta tike, ntitaye nahise nikiriza nti nzaza, nta biciro nshizeho, nabwa muzampa ngahe, ahubwo yo bari kunyemerera, ntaho yari kuzangeza. Ariko iyi ayimana yemeye, murebe ukomeza, muvuge ngo amena. Haleluya. Ndaje umunsi wa mbere narinzi ko kubwiriza ngataha, ndangije ndabwiriza, murafashwa, Imana ikora ibitangaza. Bagiye kunyakira batumva rero ntabwo urataha n'ejo uzabwiriza. Ariko ntari niteguye zara kutitegura neza, naye nazanye umwenda umwe. Tuje turabivuga neza, tubivuge no mu mazina. Umushumba tufite ikihe kibazo? Nyine ni umwenda umwe nazanye. Ati co si ikibazo, ba protokole bagikemure. Mu gitondo kare nagiye kumva numva umuntu arakomanze. Mbabwiraho naraye se? Mbabwiraho naraye? Mu gihe navaga kubwiriza nkarara muri gare nabuze imodoka. Mu gihe navaga kubwiriza nkarara ndagenda, naraye muri hoteli. N'ubwa mbere narindaye muri hoteli, mbona amazi, nyoberwa uko ndabigenza, maze nanjye nzi kwihagararaho. Nari nanze kubwira abantu ko baramfungurira amazi, nyine nigize umusirimu kuko baramaje bati uko amazi bafungura, nti rwose ndabizi byose. Ntibyananiye se? Ariko se ubu byananira? Nukubera iki? Maze rero ntibambwiye iminota bampaye. Ariko aho gutinda mu bitaro, tuzatinda mu rusengero. Amazi byarananiye. Amahirwe nagize nuko ntahise nkuramo imyenda yose. Nanze gukuramo imyenda ntari namenye uko amazi biragenda. Ndangije nsinyara umuntu nisi, uzi ko mwibegeye gushiramo ibase. None se ndoga shushe ndoga konje, bati nukandaho birizana, urakanda haraza konje, ukanda haraza shushe. Naraye ndakina nayo, sinigeze nsinzira. Ashushe akonje, ashushe. Ndikubirepeta kugira ngo ntabyibagirwa. Ashushe akonje.
maze abantu bagakabya ngo turakabya. Si ubwo nk'ibyo koko ntavuze ko Yesu agira neza, ntavuze ko Imana ikura kure. Naba ndi umwana w'ingayi. Kare kare mbona imodoka baje kumfata bati ngwino tuje mu isoko. Nibwo bwa mbere nari ngeze muri shike, kuko tamfata akaboko nari no kuyoba. Barambwira ati rero urahitamo umwenda ushaka wose turawishura. None ubwo nawe uriya bakwemera kuwishura. Ngakora ntariko rero naka kari keza, bati wigera urebe ko wagukwira. Ako kanya umuzimu wo kwambara nabi aba arapfuye. Ntabwo abazimu bose bicwa no gusenga. Umuzimu w'agasuzuguro wicwa no kwambara. Kandi murabona n'ubu nagerageje. Urufunguzo rwo kwambara neza rwari rubitswe n'umubyeyi umushumba. Imana imuha umugisha. Kandi koko Imana imuha umugisha. Amen. Amen. Tuvuye mu isoko twagize ikiganiro turaganira, ampanurira ibintu bikomeye. Washobora kutabyibuka, arambwira ngo banki kuri imbere, uhangayikishijwe na banki. Nanjye mbandiretse amaso nk'umukobwa uri kurangwa mu rusengero nti nibyo koko. Ati Imana irambwiye ngo ntabwo bikiri ikibazo, utahanye igisubizo. Ideni twarimo ryahise ryishurwa nkandagiye hano muri aya mavuta. Arambwira ati kandi mbonye uvuye i Musanze wimukiye mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi wa none ndi mu mujyi wa Kigali. Arambwira ngo mbonye Yesu we wurira indege. Ntabwo navuga umubare maze kurira indege. Aramanurira arambwira ngo mbonye witwaye mu modoka. Numvaga gutwara imodoka atari ibyanje, ariko ntiwandenganya. Iwacu nta gare. Imodoka yanyuraga iwacu tukayirukaho, utiteye kuri umukobwa, utiteye kuri umugabo, ukavanka uri kuyirukaho, ukagera mu mujyi ukiyirukaho, ukabufashe ngo orewe. Ntabwo numvaga ko gutwara imodoka ari ibyanjye, ariko ntawe bitabera. Yahawe inkoni. Aya magambo iyo nyumvise ngiye mbyumva cyane. Yahawe inkoni ngo agende akora kuri buri mugore. Hari ibyo numvaga atari ibyanjye, kandi nawe nuko, ariko burya ntawe bitabera. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo mbonye uri gukorera Imana kandi uri no gukora. Ntabwo byava he? Arambwira ngo mbonye uri umucuruzi. Niho wabimpanuriye bwa mbere. Nari nzi ko kugendana Bibiliya gusa bihagije, ariko Imana izi ibyayihesha icubahiro. Amen. Amen. Uyu munsi wa none nkorera Imana kandi ndi n'umucuruzi. Abantu ko badakomye amashi cyane byumvise. Babaga bantumiye mu ivugabutumwa, nabura itike
batibwirije ngo bayinyoherereze ngasiba. Ariko si umunsi niko byagenda, ndagenda nabo turi kumwe nkabategera nkabagaburira. Mukomere Imana yacu amashyi. Aho Imana yankuye mvuze muri make, aho ingejeje uyu munsi rero, haleluya, haleluya. Ndi wa mugore utagitegereza ko umugabo arabanza kuzana, ahubwo uyu munsi nanjye ndicara akabwira umugabo nti sheri, uzi ko mfite miliyoni kuri konti, dukora iki? Haleluya. Abana nabaga ngize umuterankunga yanywereza amafaranga ngo abana baje ku ishuri, nareba nk'ibihumbi 100 bohereje ngo umwana yige, nkavuga nti ariko se wamushyira muri primaire isanzwe ari 900 ngasagura ibindi bihumbi 90 na kimwe, amafaranga kayishyira mu bindi. Ariko uyu munsi nanjye sigaye ntekereza nkavuga ngo abana bakwiye kwiga mu ishuri rihenze. Umuntu yamaga amafaranga ngo ni integeta gisivatiri, kavuga ndi ibifaranga byose yabambaye nk'ibihumbi 20, abandi uwayaguramo ibirayi ahubwo agatega kamoto. Ariko uyu munsi wa none sigaye ngenda mu mujyi wa Kigali nanjye nitwaye. Haleluya, haleluya. Hejuru y'ibyo byose Imana yakoze, kubera ko Imana ikomeje kunshigikira, ndi mu murimo wayo, mfite uburyo bwo gukora. Ntabwo ngitegereza ngo ndabwiriza abantu bakore nge sinkore. Siko mutanyumvise di? Ntabwo ngitegereza ngo ndabwira abantu ngo ngwinuzane ngewe ntahe ndakoze. Kandi ibyo byabagaho. Kirirwa mbwira abantu ni kora, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Nge bwo nabaga ntahanye iki. Ariko uyu munsi wa none umuntu arakora nanjye ngakora, nanjye ngatahana umugisha. Mukomere Imana yacu amashyi. Kunda umugabo witwa Salomo. Salomo abonye agiriwe icyizere, amaze kwicara ku ngoma, ngo yibuka uko yavutse, yibuka ukuntu yabaye umwami, Adoniya yiyamamaje agatsindwa, yibuka ukuntu avuka ku mugore utari uw'isezerano. Aravuga ngo mbere yuko nicara ku ngoma kwiye kuzamuka ku kanunga kaja gushimira itumye nicara ku ngoma. Ntiyishimira insinzi atarashimira utumye atsinda. Imana ishimwe, muvuge ngo amen. Ageze ku kanunga, reka mbabwire, hari ibintu bigera kuri 3 cyangwa se 4 byatumye azamuka ku kanunga. Icyambere, yaratoranijwe akiri umwana muto. Aravuga ngo ngewe nta mbaraga mfite zanshoboza gukora kuko Imana ishaka, kuko nge ndacari muto. Ariko impamagaye niyo ishoboza, udashoboye agashobora. Abantu ko batanyumvise di? Aravuga ngo impamagaye ikangirira icyizere, ikankura aho ntari konza. Iyo ngiyo ishoboza uwo ari we wese, ititaye aho imusanze, ahubwo iha agaciro ikizamukoresha. Nkwiye kuyishimira. Icya kabiri, yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo yari ku mugore w'isezerano, cyari ikizira mu Bisiraheli. Aravuga ngo intoranije ititaye aho mvuka. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Uzi ko nawe ufite byinshi byatuma uyikorera ntawe uguhase.
ibuka aho wavutse. Uzi amarozi baroze mama wagutwite, uzi amagambo bamuvuze, uzi ukuntu yanyuze mu ntambara, izindi nda zikavamo, inda yawe ntivemo. Ntuje ubifata nk'ibisanzwe, uje ubifata kuri amaboko y'Imana, hanyuma nawe uyikorere, ntutume yicuza. Muranyumvise? Hanyuma icya gatatu, yarasimbuye umunyembaraga. Muranyumvise? Abo turi kumwe, haleluya. Yarasimbuye umunyembaraga, yarasimbuye Dawidi wishe Goliyati kuko umushumba yatubwiye. Yarasimbuye Dawidi wahanganye n'idubu. Yarasimbuye Dawidi wahanganye na Sawuli. Sawuli akagerageza kumwica, Dawidi akamurokoka. Avuga ngo kugira ngo shobore gukora ibiruta ibyo Dawidi yakoze, kwiye kuzamuka ku kanunga. Abaje gusenga, haleluya. Icya kane, yarasimbuye umuntu wakunzwe n'Imana cyane. Muribuka ko Imana yavuze ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye. Aravuga ngo nkwiye kuzamuka kugira ngo nezeze Imana. Icyo nshatse kuvuga, ngo ageze ku kanunga ntabwo ari yazamutse imbokoboko. Haleluya. Ngo aravuga ngo nibutse ko imbaraga zanjye atari zo zingejeje aha. Nta nubwo ari imbaraga za papa, ni imbaraga z'Imana. Ngo akora mu mufuka, azamura ibitambo 1000. Haleluya. Ngo abwira Imana ngo sinkwiye kuza imbere yawe imbokoboko, sinkwiye kubifata nk'ibisanzwe. Ibyo wakoze binyemerera kukubaha ntawe mpasa. Ngo akimara gutanga ibitambo, ako kanya Imana iranezerwa, iravuga ngo sinkwiye gutuma marayika, ahubwo nkwiye kwiyizira. Muri iri joro kwifurije gukora ikintu kiratuma Imana idatuma abamarayika, ahubwo yiyizire. Ndi kumva mfashijwe cyane. Imana ikorwe ku mutima n'icyo ukoze, ntitume marayika. Niba hari ikintu kinezeza Imana, ni isengesho ryo gushima. Umushumba yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo amashimwe agiye kuba menshi kuruta iki? Ako kanya Imana iranezerwa ngo imubonekera mu nzozi, iramubwira ngo Salomo, kubera ko utishimiye intsinzi, utarashima uwatumye utsinda. Ubu iby'Imana yankoreye mbifate nk'ibisanzwe, nkwiye nanjye guhaguruka ngakora. Mu ijoro ry'abubatsi nkwiye kuzana nkaja ndaza ngakora. Hari ibuye nemeye, wagize ngo riroroshe? Ntabwo ryoroshe, kuko nawe nakuruye iby'Imana yakoze. Niba naririrwaga, buzi ikinyaruhengeri ariko nicyo kiryoshe, niba naririrwaga nyagirirwa ku cyapa, uyu munsi nkaba nshiramo mazitu nkaje i Musanze. Perutse kuja i Musanze nitwaye, nyuze kuri sitasiyo ndi kunywesha, nabwo nimushiremo furutanki. Baba karasi baza bakubwira umushoferi bati tugwabe i Musanze, tugwabe i Gisenyi. No ya nindayigendamo ngenyine.
bati umva mabuja twagushiramo nka batatu kugira ngo udasinzira. Nti no ntabwo ndasinzira. Imodoka ndayitwara ngeze hafi ya Nyirangarama ndahagarara ndunama muri vora mbwira Imana ngo Mana uzandinde icyatuma wicuza, uzandinde icyatuma wicuza. Ukuntu nanyagirirwaga ku cyapa, ukuntu nabaga ndi kwiruka ngo imodoka ya 3:00 itansiga, bifate nk'ibisanzwe. Salomo aravuga ngo sinabifata nk'ibisanzwe, kwiye kuzamukana ibitambo 1000. Ni nayo mpamvu nanjye kwiye kuzana ibuye. Kandi navuze mu madolari, navuze mu madolari kugira ngo nanjye ibone ko nabaye umusirimu. Arega hari ukuntu Imana isirimura abantu bakanga gusirimuka. Ngewe rero nayeretse ko yansirimuye nkabyaki. Salomo aravuga ngo oya sinagenda imbokoboko, nawe ntukagenda imbokoboko. Subiza amaso inyuma, ntabwo wari uwo gutura aho utuye. Ya nubwo utari wubaka ariko nturara mu kiraro. Wibifata nk'ibisanzwe. Niyo ndi Nyabugogo mu ishopu, ni muri shopu, umujemo naraza ariko kunteza imbere. Ntabwo nge mbifata nk'ibisanzwe. Ndavuga ntuwite ntugasuzugurwe mpari. Nyabugogo nkwiye kuguhesha icubahiro kuko si imbaraga zanjye. Mwarambiwe mureke dusenge, muracyafashwa. Naringize ngo mbabwire ngo iyi Mana ushingiye aho yagukuye aho ikugejeje n'aho izakugeza. Ubundi nababwiye ko hari ibintu 4 cyangwa se 3 byagutera gukorera Imana ntawe uguhasa. Icyambere nuko yakugiye umwana wayo, agaciro yaguhaye. Umwana mu rugo ntasigana, umwana mu rugo yinjira aho ashaka kuko aba ari iwabo. Aba ari mu gitabo cy'irangamimerere. Umwana mu rugo aba yiteguye ko ababyeyi bamumenyera kimwe cyose. Bigutere gukorera Imana kuko gukorera Imana ni inyungu zawe. Uri guhinga mu kwawe, umuntu uhinga mu kwe ntasigana. Nta mwana usigana ari iwabo. Abazi ko ibyo ari gukora ari we bifitiye inyungu. Yesu ashimwe. Icya kabiri cyatuma ukorera Imana ntawe uguhasa, naho Imana itugejeje. Naho Imana igize ite? Nubwo utaragura indege, nubwo utaragura imodoka, ariko ufite kaga karitajya bakita ukubita uti. Wije ubifata nk'ibisanzwe kuko siko bose bagiriwe ubwo buntu. Hari abakigenda n'ibirenge batabona gushira ku ikarita. Wibifata nk'ibisanzwe. Aho Imana itugejeje byadutera kuyikorera ntawe uduhasa. Babwira icya gatatu, naho izatugeza. Kuko aho tugeze dukeneye kugera n'ahandi. Mwese niba mfite imodoka singiye no kugura indege. Yego Mana. Mwese niba naragiye Dubai singeneye kujya muri Amerika. Uretse ko nabyo biri mu nzira. Ntabwo mugifashwa kadusoze. Hela antofe paizeni. Mureke Imana ntizicuze kubw'ibyo yadukoreye. Tuba abagabo bo guhaguruka tuyibwire ngo ntuzabura abagukorera duhari. Aya maboko yaduhaye ubwenge Salom, mureke tubibyaza umusaruro. Amen. Naritanze ariko komeje kwitanga.
nashishikarije n'inshuti zanjye n'umuryango umugabo wanjye yarambwiye ati sheri ayo watanze tuzongeraho indi miliyoni. Selon Paiden wituma Imana yicuza nanjye kandi tedoske foren mba ndi kubwira Imana ni Imana uko ushaka niko nzajya ngukorera, ntabwo uzigera umbura mpari, ntabwo nzigera kubera ikigwari, nzakubera umwana. Niba hari ikintu kinezeza umubyeyi ni ukubona umubyeyi ashaka. Imana ibaha umugisha. Muhaguruke dusenge. Imana ishimwe. Arahita twakirira umukozi w'Imana Pasiteri musaza we. Gusengera abashumba rero ntabwo byapfa koroha naze. Uyu ni njye umukurikira, ariko kubera ko njye ntuye i Kigali nyine urabona ko nabaye inzobe cyane, ariko nawe biri kuza. Nyakubahwa rero mushumba, nubwo twonse ibere rimwe ariko amavuta yanyu ari hejuru. Arabaho ubuhamya twatangiye gukorera Imana turi batoya, tutabikuye ku mubyeyi, ahubwo mubyeyi tuvuga w'umubiri, ahubwo ari Imana yo kabyara idutoranije. Rero reka n'ubundi kuko ari we ugiye gukomeza anyemerere asenge, arakomerezaho. Ubwire Imana ngo Mana ntuzicuze, usengere muri iri jambo, ukurure iby'Imana yagukoreye, uvuge ngo Mana ntuzicuze, ntuzasuzugurwa mpari, ntuzasuzugurwa mpari. Kandi reka mbwire abari bihebye, itakura umuntu takura Imana itageza umuntu. Niba igenda ikorera Nyirapasika ibi, nawe ni byinshi yagukoreye, nuko benshi dutinya kubivuga. Kandi niba hari ikintu Imana ikunda ni amashimwe. Iyo uyishimye ikora ibirenze ibyo yakoze. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese, turagushimye kubw'ibyo wakoze, uracyakora kandi uzakomeza gukora. Komeza ubane natwe turi ahantu mu izina rya Yesu. Haleluya. Turashima Kristo umwami n'umukiza wacu utwemereye uyu munsi kuri ahantu izina ry'Imana yacu rishimwe. Turashima kandi nyakubahwa Apostle kuko tuzirikana mukadutumira, ukuri n'iteka muba mwaduteye. Mbese tuba twapashijwe twabuze uko twabigenza, ariko Imana ijya ibaha umugisha ni ukuri kose pe. Mushiki wanjye yatanze ubuhamya, ni nawe wambaye rifuti, ariko ngira ngo iyo modoka dushimiramo Imana. Uzi tugeze kwa mukecuru ariko wange iki kimodoka ni icyabo, ngo ubwo nico batiye. Ariko nyakubahwa Imana mukorera data wa twese, ni ukuri pe, iriya modoka mwatanze iwacu ku muryango wacu yirukanye abazimu bagasuzugura. Rero tuvuze byinshi Imana yabakoresheje, ntako reka turekeraho wewe, katurekeraho ngaho gusa. Turashima Kristo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Haranditswe ngo nuko bere ku murongo wa 2, 28
umurongo wa 2 aranditse ngo habaho igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yendaga gusa n'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda umushyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe ijuru ritwiteho. Turasoreza hariya nanone mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Matayo ibice 21 umurongo waho wa mbere. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa be 2 arabwira ati mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe zirikanye n'iyayo, muyiziture muyinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwire muti databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisore ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe, ijuru ritwiteho. Ndumva rero aya magambo tugiye kuyaganira mu mwanya mutoya, tubaye n'ubuhamya bukeya kuko ibyo yakoze abarokore bagiye bavuga ngo ibyo yakoze nibyo yakoze n'ibyiza akora nishimwe niyo. Hari ibyo yakoze, hari ibyo yakoze, hari n'ibyiza akora. None ubwo twabivuga uyu mwanya byose tukabimara wewe. Niyo mpamvu rero turavugaho gatoya. Isomo rya mbere dusomye ijambo rivuga ngo abirindura igitare. Turi muri wirira. Pasika nziza yemwe. Turacyari mu minsi ya Pasika. Muri wirira, uyu mugoroba wa wirira. Pasika itwibutsa gupfa no kuzuka by'umwami wacu Yesu. Rero aba badamu Yesu yagiriye neza, bazirikanye neza ye. Buriya mureke mbabwire, mushiki wanjye yabivuze neza cyane, inzara yaraturiye iraturya. Rero bigeze aho twari tumaze 3 tudateka, kandi madamu atwite. Nge inzara indiye cyane, ndabona ariko buriya umuntu ushonje agira inzara, none akumva mbese icyaza cyose yakirya. Mba ndavuze ntariko sheri ati karame, ubu koko ubu nubwo Imana ifite imbaraga, ubu yaduha amandazi tukayarya tukayahaga. Manavuze nti nubwo ushoboye byose, nubwo wakamije inyanja, ariko inzara mfite ntabwo wampa amandazi ngo nyarye nyahage. Nkimara kuvuga ntyo numvira avuze ngo usanze ndi Imana y'inyamaboko make ku buryo nabura amandazi aguhagije. N'abana Imana ntaho wayakura pe, kurikije inzara mfite ntaho wayakura. Irambwira ngo amandazi ndaguha, azahagarikwa n'amasengesho. Ndoyura benshi ninjye yabyibwiriye. Irambwira ngo amandazi ndaguha. Amandazi murayazi? Amandazi ndaguha arahagarikwa n'amasengesho. Ndavuga no ya Mana nukuri ndayo wabona. Ngira madamu ni rero ndatekereje numva nshaka amandazi, mbona ko Imana itabona imbaraga zo kuyagara. Aravuga ati ariko rero we kujya urayisuzugura, nubwo dushonje iracyakora. Abantu ya numva ko birangiriye aho, ariko irambwira ngo amandazi ndaguha azahagarikwa n'amasengesho. N'abantu ubwo se ndikimara ku buryo amafaranga wampa nta biryo dufite, nta myambaro dufite. Nambaraga inkweto ze n'ishati ye. None ubwo amafaranga nabona nareka kugura inkweto ngo ngure ishati ngo ngure iki nkajya kugura amandazi? Ndikimara se ntayo wabona we kujya uragira. Muri icyo gitondo ubwo hari nijoro twariye tudasinziye, inzara irakurya ntusinzire.
turara turagamba. Mu gitondo nka saa 3 umukobwa witwa Vumiriya twasenganaga araza aturaho semaje nuraho neza Vumi ati amakuru ni meza. Yari yambaye inkweto bita Nyiramagori, ntabwo mwazimenya Nyagasani. Rimwe bita Mwamini, ubundi zitwa Nyiramagori, zikora n'udutobore twinshi wagira ngo ni bavure, ziba ari plastique nyine. Noneho rero zari zarashaje, akazisudira akaziteraho ibiraka ku buryo utamenyaga ibara yari yaraguze. Yari yambaye agapira kitwa Sorora bye, ako gapira kaguraga 800. Yambaye igitenge cyitwa ikanga. Ikanga naryo ryagura niba ari 1200. Igitambaro yari yiteze cyari igishangi cy'igitenge. Ubwo igitenge cyarashaje akuraho igishangi akaba ari cyo yitega. Abaraje mu gitondo ngo mwaramutse neza, amakuru ni meza. Abanyeretse za nkweto ngo arebye inkweto nambaye, nabone ubwo rubwo aravangi wagize ngo ubwo twari uko turi. None se nkweto urazinyereka ngo ngire ngo urabona wamenye ibara ryayo ntoya. Ngo none se ngo reba umupira nambaye ngo nk'umuntu w'umukobwa ngo wawubonye ni nawe ubonye. Nuse uragira ngo ngire reba igitenge nambaye warebye ni narebye ari kurambwira ibiki. Atumva reka nkubwire, reba amaboko yanjye ukuntu yabaye umweru. Wari wagira ngo ni ikintu bamukubye ku maboko araharuka. Abarambwiye ngo ndi umukobwa wakaguza n'amavuta, nkagura igitambaro, nkagura inkweto. Izo Mwamini zaguraga 800. Abarambwiye ngo none ntoraguye 5. Ngize ngo njye kuguramo amavuta n'inkweto n'igitambaro ngo nanjye nsukuntu. Irambwira ngo nyakuzanire ibihumbi bingahe? Ariko reka nkubwire, irambwiye ngo ugura amandazi uribesha ukagura ikindi irakuriki. Ugenda ugura amandazi uribesha ukagura ikindi irakwika. Baba data we, ndagenda rero nabani ariko ngure hayi 1000. Biravuze ngo nuguraho n'isukari irakwica. Ugura amandazi niyo wayisabye. Wirirwe nta nibyo mvugana nawe. Aragenda mfata agafuka ipaki y'amandazi yaguraga 1000. Ndagenda ngura amapaki 5 nyazana mu gafuka, kuko uguze ku ipaki bakongezaga amandazi 2. Noneho rero ndaza abo duye mbite muroko nkomera amakuru ni meza. Ugiye gucuruza amandazi se? Ndaza ngeze mu rugo mereza madame ipaki nicyo yakirarye. Nanjye mfashe ipaki ubwo ntangiye kurya. Indazi ya mbere ndayiriye, ya kabiri ngeze ko ya gatatu kubera ko ntacyo gufatisha numva birananiye. Madame yaratwitarye ya mbere, ageze kuri ya kabiri biramunaniye. Ndicumbika Imana yaduhaye ari menshi aradutunga. Nka saa 4 Vumiriya aragaruka. Arambwira ngo amandazi wayaguze ntiwayaguze. Nibyo yabimbwiye. Navuye aha ngeze kwa Mboneza ntoragura ibihumbi 10. Ngira ngo Imana inkubiye kangahe? 2. Irambwira ngo nayo saa yawe yajyanire Semajeri arya amandazi. Arya iki? Yemwe abumva kwitavuga we iravuga bikaba yategeka bigakomera. Ya mandazi nyasutse ku musambi, mfasha agafuka nsubiye kugura iki? Mandazi ndayazana, abantu twahuye batari komanza bagize abakiriya. Amandazi ndayazanye ngejeje mu rugo bene da. Iyi Mana benshi bavuga batazi yariyo. Yagera mu iteraniro nk'iri ubuhanuzi bukamanuka ntamenye ko avuganye nayo. Abantu bakira ubutunzi bungana burya buvuye mu ijuru bagatahiraho, bazahura n'ikibazo n'ukuri. Amandazi ndaguze, bati manza wabonye abakiriya? Yego. Ngeze mu rugo ngira madamu ntirya, dore duhaye amandazi. Amandazi madamu arongera ararya, nanjye ndarya. Ariko wapi
saa munani Vumiriya aragaruka anzanira 20,000 arambwira ngo Imana iri kubona watangiye kugira intege nke ku mandazi wayisabye akira 20,000 ujya kugura iki. Naravuze nibuka ko yambwiye ngayo ndaguha azahagarikwa niki. Arambwira ngo urayarya kwice nutayarya nayo iragira ite irakwice. Nabana ico nyiziho ni inyembabazi. Ngira madamu ntimikino yireke twacokoje idacokozwa twakinishije inyembaraga kuturuta turapfukama ndambwira Imana ntumbabarire ivuze ryanjye sinzongera ubwo naturaga umubende kumva na amavuta gusa. Turasenze uwo mugoroba turaye imbere yayo turi kuyinginga nk'ejo tuzindukira imbere yayo bigeze nka saa munani irambwira ngo ntuzongere kunshokoza. Ayo mafaranga 20,000 Vumiriya yaguhaye kuko yo sinongeye kujya kugura amandazi nari kuyasuka he. Irambwira ngo ayo mafaranga n'ayo mandazi byikorera ubijyanire korari abagenzi iri gusenga mu rukoro. Ntuzongere kunshokoza ntabwo ngana na amandazi ndayikorera n'amafaranga ndayajyana nuko Imana ihagarika amandazi kuva icyo gihe sindya amandazi. Ubu ngo uyu kampi ndazi nayihanganira ariko amandazi ubwo byahise njya twa sandwich wewe abadamu Imana yagiriye neza bazirikanye neza yayo. Umwami wacu amaze gupfa bajya ku gituro baravuga ngo nubwo Yesu yaba yapfuye ibyo yakoze ni ibihamya bituma twamwubaha. Nubwo yarekeraho ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ngo bajyana ibihumura nakandagiye ibanga reka ndikumenere umukozi ku murimo ni w'Imana yemera nari umugabo ntabwo ngo barazinduka baravuga ngo dutesheje agaciro ibyo Imana yakoze nta bwenge tuba tugira. Ngo bashaka ibihumura neza ngo bagezeyo kabaho ngo basanga bagihagaze batya marayika birindura iki. Buriya nta gitare yabirinduye iwawe. Iyo itabirindura igitare wari gushaka, iyo itabirindura igitare wari kubyara, iyo itabirindura igitare uba utuye muri iki gihugu, iyo itabirindura igitare uba uri mama kanaka. Burya akazi uriho nuko yabirinduye iki igitare. Hari ibyo yakoze tutari, yakoze imirimo ntari gukora, jyewe umwana w'umuntu ntari. Mushiki wanjye yaravuze ngasigaye yitwara mu mujyi wa Kigali. Ubu ko kushingiye inkono mama yatekagamo, yatekaga ibirayi hejuru akagerekaho ibijumba akagerekaho ibihaza agasomeraho imboga mbese inkono imwe ikabiri mw'ibiryo nka bitandatu ku buryo yasigaga ku nkoko atya ibya mbere bikagwaho tutari ko ibindi birengo murindire gato akongera. Mana we buriya hano mu mujyi ndizi hari ibiba mu giturage wareba ukagera uti umuntu wenda yaba yataye umutwe naho niko wateye. Abirindura iki? Amaze kukibirindura kandi ngo agira ate? Akicaraho nibyo yaraguhaye urubyaro kuko yabirinduye igitare, ariko akicareho kugira ngo abana batakunanira. Yaguhaye akazi ndabyemera, ariko igitare akicareho kukabifuza kukagukuraho bariho. Yabirinduye
yabirinduye igitare urashaka atacicayeho warumaramo kangahe? Yabirinduye iki? Ariko agira ate? Cicareho. Yabirinduye igitare akongeza igihe cyo kubaho, ariko atacicayeho amahembe n'ibindi ntibyakumaza kabiri. We kambaho ubundi buhamya buto maze dusenge. Mureke mbabwire, najyaga gusaba amavuta kuko nacuranga gitari solo, kandi gitari twacurangaga zari za fabrication locale, imirya twayikuraga mu mapine y'igare. Noneho rero wacuranga indirimbo isi intoki zigasaduka. Noneho njya gusaba utuvuta twatajiri twaguraga 70. Ndagenda naba ngiye gucuranga nyine ku cyumweru nkajya gusaba amavuta. Rimwe ngiye gusaba amavuta numva bavuze ngo ngo ninde? Ngo ni murokore. Ngo basubwo hari ikindi kimuzanye. Ngo ubwo nta amavuta. Mba ndabyumvise. Ndabana Imana maze kubera abantu ikibazo kabisa. Nabana ariko ubwo banyumvise ntago ndajyayo. Ndagenda ndi kwiririmbisha ngo bita muroko ni byiza. Uje kugira utani njye gutira igisokozo kandi sema je singira umusatsi. Ngo cyangwa na amavuta uje gushaka ntoya. Mba nsubiyeyo mbwira Imana ngo Mana umubariye sinzongere gusaba iki amavuta. Uzampe 70 nguru tuvuta twatajiri twaguraga ibiceri 70. Nge ndisiga ntazongera kuremeza abantu babandi. Kandi nta handi nayakura umbabarire nyatoragure. Tujya twicira inzira Mana kandi ifite inzira zirenze igihumbi. Ndagenda ngeze imbere ntoragura igiceri cya 50. Ndabana Imana uranyumvise, ariko se none kamavuta ari 70 20 ravaye. Ubwo usanze ibyo yakoze birutwa n'ibyo izakura. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Iyo yeri kubona n'ubuteye ubwoba ntiruta Yorodani wambutse n'amaguru. Ntiruta inyanja itukura yakamye uyireba, ariko reka ndekera hose nge muhanzi wayihimbye. Ariko irambwira ngo ntugure amavuta ahubwo ugure igisheke. Ngo singure amavuta ahubwo ngure iki? Abana ese ko nagusabye amavuta yego n'igisheke ndagikeneye, ariko cyane cyane amavuta. Irambwira ngo genda ugure igisheke. Ndagenda ngura igisheke. Abantu ubwimbwiye ngo ngure igisheke n'ubundi 50 yari kuvamwe amavuta. Ubwo ibonye nkeneye igisheke n'amavuta irayanyuza ahandi. Ndagenda ngura igisheke. Ngeze mu rugo irambwira ngo icyo gisheke ntukirye, ahubwo cana umuriro ugitwike. Ncana umuriro ntwitse cya gisheke. Madama ati umugabo noneho yasase. Shobora kubona umurokorakora ukibwira ko yasase. Nzira zimana zirenze igihumbi. Madamu ntabwo yamfasha nk'ukiri normali. Yabonye ko natabutse umuntu uzanye igisheke, aho kugira ngo nkongore ndye ngacana umuriro ngatwika. Nta bintu yambajije, yarebye ibyanjye n'igisheke. Igisheke kimaze kunamba, ijwi rirambwira ngo gikuremo ugihonde. Ngikuramo ndagihonda nyene ndagisekura nibuye. Irangije irambwira ngo uwo mushongi ukamurire mu gikombe. Mukamurira mu gikombe, umaze kujya mu gikombe irambwira ngo jya kuri kiriya giti. Zanaho amababi 7. Ndagenda ndayazana. Jya kuri kiriya. Zanaho amababi 2 n'igisate. Ndayazana. Jya kuri kiriya. Zanaho ibabi 1 ndarizana. Jya kuri kiriya giti. Zanaho igisate cy'ibabi ndakizana. Irambwira ngo vuguta. Ya mababi ndavuguta. Madamu we yagize ate? Yumiwe. Arangije irambwira ngo huza uwo mushongi n'uwo muti wavuguse. Ndabihuza. Bivamwe amavuta meza. Irambwira ngo ujye wisigayo ntuzongere kujya gusaba amavuta. Ayo mavuta narayisigaga nabangiye mu giterana batariko ayo mavuta kwa humura neza mwavuye. Nti n'umunyakigali wayaduhaye. Nani igiki? Iba
ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Ntabwo nongeye gusaba amavuta, kandi ayo mavuta twarayisiga Mana tukagira uruhu rwiza ukagira ngo turabe i Kigali. Maze rero dusoza twasomye ijambo rivuga ngo indogobe n'umwana wayo byari biziritse wirira. Uwari wabiziritse ntawe Bibiliya ivuga, n'icyo yari yabihoye nta kibivugaho, ariko tuzi ko zari zigize zite. Hari ibikuziritse Imana ibikuziture mu izina rya Yesu. Umuntu ashobora kuzirikwa n'umubabaro adashaka kubwira abandi. Wamubona mu modoka kandi n'amarinete akayagira arya, yajya kukugura ko nazamuye ikirahuri kuko ari filme ukagira ngo ni ubwirasi. Naravuga ati batabona ndi kuririra muri V8 kubera ibimuziritse. Ashobora gutaha muri etaje ariko ibimuziritse bikarara bimuriza. Ashobora kuba afite akazi keza ariko atabuze ibimuziritse. Icyo nkundira Yesu iri joro ni irivuga ngo wirira. Arareba aravuga tumva n'urushako rubi ni ikiziriko, imiryango itagukunda ni ikiziriko, abaturanyi bakoherereza amapusi, bakakoherereza ibitega, bakakoherereza amahembe, ye baba we n'imodoka uparitse bakaza nigera muramu nigera muri feruje mungiriro bakakohereza n'ibintu ma basigaye bazi no kuroga online. Yesu rero icyo amukundira ari ikiziriko wiboshe, ari ikiziriko bakuboshe, izo ngoya zikiza zose. Amenya aho iyo farashi iboheye n'umusozi ihagaze, azi agasozi utuyeho, azi umusozi ntuyeho. Imana ishimwe, Imana izi agasozi ntuyeho, izi ikiziriko kimbashe, izi umubabaro wawe, izi ntambara urwana. Ariko iri joro iragutangarije ngo wirira. Wirira, ifite imbaraga kubikurusha imbaraga, ifite ububasha kubikurusha ububasha. Iriya farashi nta gutabarwa yabonaga. Ibibazo bikubana byinshi, ubutese mpamagare anko ko nabimubwiye sa nkumva nawe ntacyo yabikoraho. Mpamagare tante, yo tante se ko nawe ajindira buriya. Yo akarira mu gisirimu ariko byamunyinyitse. Ariko Yesu yaraza hiyo farashi gizite iboheye n'umusozi gizite iboheweho. Imana imenye umusozi utumije urira igutumeho mu izina rya Yesu. Ngo atuma abigishwa be arababwira ngo mu ijoro rya wirira nabonye umugabo uboshwe, nabonye umudamu uboshwe, nabonye umwana w'umukobwa ufite ikiziriko, nabonye umwana w'umusore uboshye, ariko intego yanjye ni ukuvuga ngo yirira. Mugende mumumbwirire ngo, mugende mumumbwirire ngo, mugende mumuziture. Ngo baragenda, ngo nurababaza ngo ninde ubatumye, muvuge ngo iyerekanye inkoni, ikerekana abacitse amaboko, ariko n'ufite ububasha ihaye ubutware bwo kurema amaboko akabaho. Kurema amaboko akagira ate akabaho. Mumubwire ngo iyo arebye umurimo igasanga umurimo urakwiriye, igashiraho uwo kunyuzamo iyerekwa, mugende muvuge ngo waracareberera itorero rye aribereye maso. Mugende mumubwire ngo baragenda ngo barazizitura. Ya farashi ngo bayizitira avuga itaye we, ayiwe
akana kayo kati urwo mama yarapfuye nanjye nuko buriya murakora Imana ibohoye uzamubwirwa no kuvuga ngo ariko ubwo wewe nta kiziriko wari ufite we yaratubohoye irakarama mu imbere icyubahiro ngo arayizitura bamaze kuyizitura ngo ibwira akana kayo ngo sha uwakubohoye rero Imana igukiriza icyo wakoze cyangwa se icyo uzagira ute uzakora ngo akana gaheka nyine rakabwira ngo genda uheke uwatubohoye Yesu ntakagutabare ngo uteshe agaciro umurimo genda uheke uwaguhaye ijambo genda uheke genda wubahe umurimo we nagushakamo imbaraga ntukazimwime kuko umuririmbyi yaremye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyandeye none iby'umucunguzi ubu mwima nganda ariko Mana karavuga ni wewe ukwiriye icyubahiro Mesiya jya mu mugongo ibyo ntunze nanjye ubwanjye we atumva mama nubwo utavuga iyo adukuye mu isayo iyo adukijije ikiziriko iyo aduhaye igihugu cyiza ntawe utayikorera we ntawe utayikorera ngo gaheka Yesu gahetse Yesu kare kubakatireka nkumvisha ikinyenga kuko inkoyi wangijije ntaco marume yari kuyikoraho kankumvisha ikinyenga kuko ijambo wampaye ntawe ari kurimba ndeka nkumvisha umunyenga kuko akazi wampaye iwacu ndikahigeze ngo gahetse Yesu ngo Yesu wamusasira amatandiko basasa imyenda mu nzira kageze ku myenda katumva Yesu ibi ni ibyawe si ibyanje Yesu atumva ubwo umpetse bikandagireho ubwo umpetse agira ute ubwo umpetse bikandagireho nukomeza guheka Kristo azakugeza naho utagize utage kadusoze mbabwira aka kantu umushumba wacu adusengera adusabira umugisha kamabwira aka kantu narwaje umwana wanjye w'imfura mujyana mu bitaro madamu nawe yabyaye njye mujyana mu bitaro ngeze mu bitaro nyine baduha ibitaro aho twari turi mu bitaro by'abana yewe we Jesus is overpower tu es en train de te place yewe tata we umwana wari imbere arapfa uwari ku gitanda hirya arapfa uw'inyuma yanjye arapfa hapfuye abana 7 noneho umuzungu wari waraye izamu nyine w'umudogiteri ari kumwe n'undi muganga araza baravugana ngo aka kana k'uyu mugabo ubundi niko kaba kapfuye kuko niko twari tuzi ko karembye cyane n'ubundi rero ntikararamuka babivuga numva bibwira ko ari uwo nari ngasigariyeho naho nakanje ngira Yesu ndi Yesu rero bimeze bite akana kajya gusinzira nkangakubita ngo kadasinzira kagapfira ko kajya guhuma nkakubita ndikagiye gupfa nyagasani bigeze aho ntangira guhiga umuhigo ngira ngiye kukubwira ninguhinka singe wa mbere uzabuyiguhaye ninguha amafaranga hari abatanze menshi kunduta nshaka icyo ndaha Yesu ndakibura ndavanumva rero mfite imyaka 28 kandi nzapfira imyaka 70 n'indi ntawumvaga yagendeje ndabona nyakubaho fata imyaka nari nsigaje 40 na ukureho imyaka 27 nsigarane 20 gusa nzapfire 48 umwana wanjye uyimuhe yegupfa nabivuze ndi seriye ndangije ndarira ndiza akana karambaza ngo pa ngo kuri kurira ndapfa umutima ni ubwo sura bora ndi kurira ukagira ngo ni imikino none ntabura pa ariko nabonye ko karagira te karapfa
noneho ibitotsi nkanga gusinzira ngo kadapfa ntakarebye bigeze ndanarenga ndasinzira nsinziriye umuntu araza arambwira ngo humura umwana wawe ntabwo arapfa kandi n'imyaka yawe ntayo nakozeho ahubwo kuyo wari ufite nongeyeho narakangutse ndavuga ntushimwe Yesu nari kuzapfira 75 nzapfira 100 numva nakomeye umwana wanjye ararwaye arakize tuvuye mu bitaro none umuntu abantije imodoka anteze imodoka tugiye mu bukwe ubwo nyine twari turi mu bukwe bw'umugabo duturanye none barambwira bati Semajeri rero uri umushoferi uzi dufatira imodoka udutwarire ndagenda ndatwara nyine njya kuzana gatodo mariage ba madamu bajya mu giterane mu mavuna noneho mvuye kuzana gatodo mariage bajya gusezerana ku murenge noneho Bibiliya yanjye yari iri mu modoka umuntu araza arayiba ayibye ayishira muyi ndaza nshaka Bibiliya yanjye ndayibura ngiye kureba mbona iri mu modoka ndakinguranye kuramo nkikuramo ati uri kunyiba kandi ni Bibiliya yanjye ateye Bibiliya si yawe ntoya harimo amafoto y'umudamu wanjye umudamu ni uwawe umugabo yadushimiye Imana avuga n'ibyiza byasheriwe gumamo umugabo mwiza akunda umugore we kandi umugore mwiza akunda iki umugabo kabisa uzi iyo bicaranye ni nk'amavuta si kugira ngo uze mu ijuru nk'iri ry'umugisha uhishe umugabo wawe uzi kugira ngo uze mu ijoro nk'iri ry'umugisha ririmo abahesha mugisha Imana yavuzeho mu iyerekwa rikomeye usiga umugore wawe ubuhombye rwose ayaweho wamuzanye noneho rero ubwo ndagiye Bibiliya ndayifashe ndavuga naho kugira ngo banyibire Bibiliya kanyijyane mu rugo nyikubise mu modoka ndagenda ngeze mu rugo Bibiliya ndayibika muna madamu arampamagaye bite sheri nimbiye ubukwe bugeze ntabwo nari ngeze hano mu rugo natwe tuvuye mu mavuna rero twagize ibihe byiza kutunyagira hano ku Kimonyi mfite imodoka reka nyaruke nizanira umugore imvura ye kumunyagira mugeze mu rugo ngo meze nsubire mu bukwe abana waduha umunyenga buri uretse Yesu ugira neza mushiki wanjye yabivuzeho hari iwacu hari abagabo babonaga imodoka yabavanye n'umugore we guhinga mwumfashe isuka we mwumfashe isuka akamereza isuka akiruka ku modoka kota ngore we akava nkano akagera nk'inyamata ariko kotama akagaruka n'amaguru ngumva ngo nubwo nagize ngo umunyenga ndawuriye rero urumva byoroshe kuko wavutse mu rugo hari imodoka uha Yesu icyubahiro ngo ntagukoreye naba ngusondetse kuko ngewe hari ibyo wandinze nabyo nuko ndagenda madamu ubwo abana bati waduha umunyenga ntimuze mujyemo ubwana busimbukiyemo noneho agahungu karanyegereye agakobwa kagiye ku ruhande gashira ingokora ku ruhi nanjye ndatwaye nka papa wabo agahungu rero karavuga ati papa kabwira mushiki wako wicaye heza vaho ngaho abari nge wicara ku ruhande undi icarana na papa akandi aho niho heza karagakurura kagakuruye akandi hafinyikururira gafata mu ikara y'urugi karakingura ngewe ubwo kandi umuvuduko ngeze muri 80 ndiruka ngiye kubona ngo papa ngarandimbye kagahungu kari gusunika agakobwa urugi rwageze rute rwakingura Yesu narebye mbona bari gusunikana Yesu ave nkingurugi nagiye kugaruka muri vora nsanga ngiye kwinjira muri kira kimodoka cya Caterpillar kimwe gipakira kigize ibyinyo gike kuko nataye umuhanda kibona ko nasaze cyo kirahagarara ngiye gukubita ni Yesu we narakase mu kugarura imodoka wapi dutamukiraro hasi nta bindi nongeye kumenya ngiye kubona mbona abantu bari kugenda bari kuza twambaye amakanzu yera abantu bari kwinjira nshuti yanjye n'uyu munsi hari
hari abagiye niba Imana iguhaye ubuzima ikakwemerera kubaho, kutayikorera kwawe ni icyaha. Yikorere, kuko hari